Muvandimwe yuke rero ahangahe naho intambara ikomeye ishingiye iheruka. Niyo mpamvu ari dukwiye kuvuga. Buriya Yesu byamwishe cyatumye Abayuda bashaka kumwica nuko atakomezaga amategeko yabo. N'umuntu wese uzahagarara imbere y'ibintu ashaka kubirwanya, ijambo ry'Imana ritwereka ko niyo maherezo. Niyo mpamvu nshaka kubivugaho tunagana ku musozo w'iki gice cyacu. Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu byose tumaze kuvuga, imigenzo yose? Nta na kimwe ushobora kubona muri Bibiliya gitsindishiriza ibi bintu, keretse ko twamaze kubona ko n'ubuhanuzi ahubwo bugomba n'ubuhanuzi ahubwo buri gusohora, bukaba busohora imbere y'amaso yacu, burwanya iby'Imana yagenje gute, burwanya iby'Imana yashyizeho. Nzi abantu benshi, abapasitoro benshi, ababwiriza ubutumwa benshi bagiye bashyiraho amafaranga menshi, nagashyiraho miliyoni y'amadolari, amafaranga sindanayabona n'amaso yanjye, ni amafaranga menshi. Nubona muri Bibiliya ahantu ibi bintu biri rwose habyemeza ko ari ukuri, uze aya mafaranga nyashyizeho igihe kingana n'umwaka, igihe ukora ubushakashatsi, nuhabona uzaze yatware, ariko bikarangira aho hantu hagenje gute, amafaranga agomba na nyirayo. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngize umugisha nanone kuza kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, nzanye na mwene data mureba imbere yanyu. Ntabwo ari umushyitsi kuri twebwe, kubera ko amaze iminsi atuganiriza ku byerekeranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwene data ihora inyibuka Olivier, nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato. Urakoze cyane muvandimwe Eric. Yego, n'umugisha tugize rero yuko tuje gusubukura aho twari tugereje. Ndibutsa bene data yuko umaze iminsi utuganira ku byerekeranye n'igihe cya Kristo, ariko noneho tureba impaka zagiye zibaho hagati y'ibyo Kristo yigishaga n'abigisha b'itorero yasanzeho, uburyo byagiye bigongana bishingiye ku migenzo waduhishuriye. Aho twabanye mu cyigisho cya mbere watweretse iby'imigenzo n'inkomoko yabyo, kandi icyigisho cya kabiri cyagarutse cyane ku migenzo noneho yashyizwe ku itegeko ry'isabato. Nibutsa bene data ko turi ku mucyo w'isabato, dukunda gutinda cyane kuri ino ngingo y'isabato. Reka ngo umwanya bazusuze bene data, hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Urakoze cyane umuvandimwe udukurikiye, ndagusuhuje kandi nkufuje amahoro y'Imana. Uko bisanzwe tukabanza nshimira Imana ko yaturinze abana natwe guhera igihe twari dutandukanye ushize. Ikaba ishimye yuko tugaruka none muri iyi saha muri iki kiganiro. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Amen. Ntabwo ari kubw'imbaraga igihe gishize hari benshi bavuye mu nzu, kuba twe rero tukiriho ni uko hari umugambi Imana idufiteho. Hari ikaze rero buri wese, yaba ari uwakurikiye ibiganiro twagize byabanjirije iki ngiki, akaba agize n'amahirwe yo kuba akurikiye iki ngiki, ni umugisha. Ariko hari n'abantu bashobora kuba ari bashya batabashije gukurikira ibiganiro byatambutse, abo nabo tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze, turi kuganira ku kijyanye n'imigenzo yinjiye mu itorero rya mbere, itorero ry'Abayuda, batishwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyane cyane ku bijyanye n'isabato. Twarebye imigenzo myinshi bari barazitije ririya tegeko rya 4, kandi twarebye ukuntu Yesu yabyitwayemo ahanganye n'imigenzo yifashishije ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turagarutse kugira ngo tugirane iki kiganiro kigiye no gusoza ibiganiro, ubu ni ibiganiro bigera kuri 3. Nashishikariza umuntu utarabashije gukurikira ibiganiro byabanje kubanza akareba ibiganiro twagize, kuko ni ibiganiro byiza cyane bishobora kumufasha kugira ngo n'iki ngiki cyumve neza. Ikiganiro cy'uyu munsi kiraza kugaruka noneho kuri twe muri iki gihe, mu matorero yacu ya Gikristo tubamo, dushobora kugusha ishyano nk'ibyo abatubanjirije bagushije. kandi koko ibi bintu ntabwo ari dushobora, ahubwo amakuru mabi
nk'uko byatubayeho. Amatorero menshi yinjiriwe n'imigenzo, nicyo kintu tugiye kureba n'aho cyakomotse, kandi by'umwihariko kuri iyi ngingo ijyanye n'isabato. Ndumva ari icyo ngicyo tugiye kuvugaho. Urakoze cyane kutwereka icyerekezo cy'ikiganiro cy'uyu munsi. Ni umuco wacu rero ko tubanza kwiragiza Imana kugira ngo byose bigende neza biyobowe n'umwuka w'Imana. Reka ngusabe n'ubundi nk'uko bisanzwe ubanza udusengera mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina. Urakoze. Reka twese duce bugufi, duhumbeke amaso yacu, dusabe umwuka wera kubana natwe. Mana yacu, Mana nziza nyir'icyubahiro, urakoze kubw'ubuntu bwawe budahwema tugaragariza umunsi ku munsi. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, kandi by'umwihariko tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo guhishurirwa n'ukuri kw'ijambo ryawe hagati mu mwijima w'icuraburindi n'imigenzo imeze nk'umwijima ubonekeye abantu. Ijambo ryawe mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ryahanuye ko umwijima w'icuraburindi uzabundikira isi, kandi nicyo gihe turimo. None ubwo ijambo ryawe turifite nk'umucyo umurika mu mwijima, turagusaba kugira ngo umucyo w'ijambo ryawe wake, kandi dushoboze kuwakira. Tugiye kuganira n'abadukurikiye amagambo yo mu byanditswe byera, turebera hamwe amateka, kandi tureba uburyo ibyahanuwe byasohoye mu gihe cyacu. Dufashe kandi udusobanurire. Mwuka wera abane natwe, abari gutwigisha, kandi aduhe gufata ibyemezo byo kuba mu ruhande rwawe. Dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze muvandimwe. Reka nongere kurarikira bene data bakurikiye ku mucyo w'isabato iki kiganiro tugiye gukora, nk'uko wari umaze kubivuga, kuzirikana ibiganiro byabanje, kandi babwiye ko atari byo herezo ryo gusuzuma kino gihe kibariye cyerekeranye n'igihe cya Kristo, kuko ari bene data nanone bazinjira noneho byimbitse mu mibereho nyirizina ya Kristo. Tugasuzuma inyigisho yagiye yigisha ku byerekeranye n'isabato, tugasuzuma ibitangaza yakoze kuri uwo munsi, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Olivier icyo akoze ni ukuduha intangiriro yo kutwereka impamvu habayeho kutumvikana. Yesu Kristo yabibonaga kumwe, abafarisayo nabo bakabibona ukundi, ariko noneho tuzinjiramo turebe noneho Yesu mbese yabyitwaye mwate nyirizina, igitangaza ku gitangaza, inyigisho ku nyigisho, uko Yesu Kristo yabayeho muri icyo gihe. Tubwiye insanganyamatsiko ikomeye rero yerekeranye n'imigenzo, noneho ko ugiye kutwereka ko rya shyano ryakuye mu gihe cyashize Kristo ataraza mu isi, n'ubundi ryakomeje. Satani uwo mutego yakomeje gutega abantu, n'ubu abantu bongeye kubugwamo. Twinjire mu kiraro. Urakoze cyane Eric. Ubundi abadukurikiye wenda kugira ngo babashe kubona urufatiro rwiza rw'ibintu turi kuganira, Yego. no kugira ngo tuze kubona uko twinjira neza muri iki gihe cyacu nyirizina, turashaka kubanza kubihera urufatiro mu ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya twigisha uburyo, iyo turi mu butumwa bwanditswe na Matayo, Yego. mu gice cyaho cya 20. Matayo igice cya 20, hano turashaka ko tuvuga iki. Hari umugani Yesu yaciye witwa ngo ni umugani w'abahinzi b'umuzabibu. Uyu mugani sinzi n'abantu benshi bawizi, ariko uyu mugani werekana uburyo abantu bagiye binjira mu murimo w'Imana uhereye igihe umurimo w'Imana watangiye wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ukarinda ugeze igihe umurimo uzasoreza. Kuko Yesu yabisobanuye muri uyu mugani, ntabwo ndibuze kuwusoma wose, ariko Yesu asobanura yerekanye yuko nyir'uruzabibu ari Yesu ubwe, kandi abakozi bo mu ruzabibu nabo Yesu yagiye ahamagara kugira ngo baze bakore umurimo we mu bihe bigiye bitandukanye. Nk'uko Yesu yerekana amasaha y'umunsi, abazindutse bakajyamo saa 3 agashyiramo abandi, saa 6 na saa 9 agashyiramo abandi, gutyo gutyo. Noneho akerekana igihe umurimo uzaba urangiye ushoje, ahamagaye abakozi kugira ngo bose bahabwe ibihembo. Ni igihe Kristo azaba agarutse agiye gutanga ingororano. Reka nsome umurongo wa mbere, ndasoma kugera ku wa 3. Ubwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu ufite urugo wazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu. Asezerana n'abahinzi denari yo ku munsi
umwe aboherereza mu ruzabibu. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora, nawe arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahe ibikwiriye. Ndekera ahangaha. Muri iki gihe tubonye ko uyu mugani Yesu yawuciye akerekana ko abakozi ba mbere babanje mu ruzabibu nta bakozi ba mu gitondo kare. Nyiri uruzabibu yarasohotse ashaka abakozi, azindutse kare agira abashyiramo. Abakozi nibo tumaze iminsi twiga buriya, kuko tumaze iminsi twiga iby'ishyanga ry'abayuda, uko abari bayoboye umurimo mu ishyanga ry'abayuda aribo bafarisayo, abatambyi bitwaye nabi cyane. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya nibwo ibingibi wenda ushobora kubyumva neza, ndagira ngo umuntu udukurikiye ataza kujijwa ahangaha. Niyo mpamvu mbaye nkusubira inyuma, kuko tugiye kubona nk'abandi bakozi, kandi tuzi no kureba noneho mu murimo mu ruzabibu ibintu byangiritse ryari. Kuko tubonye ko twabonye ukuntu abafarisayo bangije ibintu, ariko hari abandi bantu nabo bangije ibintu ari nazo ngorane dufite uyu munsi. Kuko uyu munsi kugira ngo wenda ikibazo gihari abantu bacyumve neza, Yesu yagiye mu ijuru asize itorero rimwe ku isi. Uyu munsi dufite amatorero angahe? Udukurikiye abyibaza, ni ibihumbi menshi cyane. Kandi ntabwo mu by'ukuri ayo matorero ahuje ibyo yizera. N'ubu bose baba bajya mu ijuru, bose bakaba bavuga ko ari abakristo bafite na Bibiliya, ariko usanga bamwe bafite aka kantu, abandi bafite abandi bafite ibintu bapfa, abandi bafite ibintu bapfa. Mbese biragaragara yuko nk'uko Yesu yaje kubivuga none mu wundi mugani, biragaragara ko hari umuntu winjiye akabiba urukungu mu mbuto nziza, bityo itorero rya gikristo rikaba ryaravangiwe uyu munsi wa none. Yeremiya igice cya 24 ngiye gusoma amasomo abiri, cyangwa reka nsome igice cya 25 umurongo wa 4, aranditse ngo Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma, ariko ntimwumvire habe no gutega amatwi ngo mwumve. Urumva Yeremiya yerekanye ko abakozi Uwiteka yazindukaga agatuma ni abaki? Abahanuzi bakoze umurimo mu gihe cy'itorero, mu gihe cy'itorero ry'abayuda, mu gihe cy'abayuda. Urumva ko abayuda bari bahagarariwe n'abahanuzi, ni abakozi ba mu gitondo nk'uko Yesu yavuze ngo kare yarazindutse ashyira abakozi hehe? Mu ruzabibu. Mu gice gikurikiyeho nanone Yeremiya yarongeye abisubiramo cya 26. Biratangaje nawe n'umurongo wa 4, 25 umurongo wa 4, 26 umurongo wa 4 handitse ngo iki? Kandi uzababwira uti uko ni Uwiteka avuga ngo nimwanga kunyumvira ngo mugendere mu mategeko yanjye nabashyize imbere, kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi nabatumyeho, ndetse nazindukaga kare nkabatuma, ariko mukanga kunyumvira. Wabyumvise? Ubwo ndetse yazindukaga ryari? Urumva umurimo ugereranywa n'uwakozwe n'abahanuzi ariwo muri cya gihe cy'abatambyi n'abafarisayo, ni umurimo ugereranywa n'abakozi ba ryari? Ba mu gitondo kare. Abakozi ba mu gitondo kare rero ni abayuda, ariko abayuda ntabwo bigeze bakora inshingano neza, kuko muri Matayo igice cya 21 subirimo hariya muri Matayo 21, muri Matayo igice cya 21 hari undi mugani witwa ngo iki? Igice cya 21 umurongo wa 33 hari umugani Yesu yavuze ngo ni umugani w'abahinzi b'inyeshebuje imyaka ye. Urikumva? Umugani w'abahinzi b'inyeshebuje imyaka ye. Uyu mugani ntabwo nshaka kuwusoma cyane, abadukurikiye bazafata umwanya basoma n'umugani, aho ndashaka gushyira imfasisi kumvikanisha neza umurongo wa 41 Yesu yavuze. Amaze kubacira umugani w'ukuntu aba bakozi bashyizwe mu ruzabibu ariko bakimana imyaka, ndetse bakagira n'ubwo bica umwana wa nyiri uruzabibu, kandi uwo ni Yesu wivugaga ukuntu Abayuda baragiye kumwica. Yesu yarababajije ngo mbese abo bakozi nyiri uruzabibu bazabagenza? Umurongo wa 41 haranditse ngo, reka duhe kuri 40, mbese nyiri uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ate? Ngo niba abahinzi baryari bakashye ba mu gitondo azabagenza ate? Bimanye imbuto. Barashubije ngo abo bagoma azabarimbura bibi, maze uruzabibu rusigamo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyabo. Urumva igisubizo batanze? Abayuda bitangiye igisubizo,
kandi bamaze gutanga igisubizo Yesu arababajije ati nimwari mwasoma ngo byanditswe ngo ibihe abubatsi banze byahindutse bikomeza imfuruka niyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa yahise bibabwira ako kanya avuga ati ibintu mwivugiye ubwanyu birasohoye ubwami bw'Imana muzagenza gute muzabunyagwa bivuze ngo umuntu mwari mwaraho guhinyira uruzabibu nta mwakoze neza none ko mutawukoze neza mukawangiza ahubwo uruzabibu mugiye kurukurwamo hazima abandi bakoze niyo mpamvu mu mugani Matayo 20 Yesu ntabwo agaragaje ko abakozi ba mu gitondo bari bahagije aho ngo yongeye gusohoka ku isaha kangahe gatatu abona abandi nta kintu bakora Yesu nawe bashyira hehe abashyira mu ruzabibu niko ibintu byagenze mu byakozwe n'undi kadusoma byakozwe ngo mpereye kuri aya mateka kugira ngo abantu baze kumva neza byakozwe mu gice cya 2 dusomera Eric mu wa 14 kugeze ku murongo wa 15 abayuda bamaze kwanga uyu murimo ubananiye Imana yabavanye ku nshingano ahubwo izana abandi bakozi hehe mu ruzabibu dusoma umurongo wa 14 ariko kugeze ku wa 15 ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko bari isaha ya 3 y'umunsi igihe abigishwa ba Yesu bamaze kumanukirwa n'umwuka wera habaye ubukomeye cyane habaye ibitangaza bavuga izindi ndimi bavuga ubutumwa bwiza bakabwiriza ijambo ry'Imana ku buryo umuntu wese yumvaga kuko Yerusalemu hari abantu baturutse mu isi yose bavuye mu bice bitandukanye bivuga indimi zitari zimwe maze Imana binyuze muri mwuka wetanga impano y'indimi babwiriza ijambo ry'Imana mu rurimi buri wese yumva ngo baravugaga umuntu wese akumva mu rurimi rw'iwabo iki gihe rero abayuda batangiye kuvuga abantu basinze bamaze kuvuga ko abantu basinze Petero arahaguruka aravuga ati ubu ni isaha ya kangahe kandi abandi bahinzi binjira mu ruzabibu ku isaha ya sangahe harashize igihe kinini ibi ngibi Yesu abivuze harashize iminsi ariko nk'uko Yesu yabivuze neza nta kwibeshya abandi bakozi baje ku isaha ya sangahe ku isaha ya 3 abakozi bo ku isaha ya 3 bakoze umurimo pe igitabo cyose cy'ibyakozwe n'umwa kitwereka umurimo abakozi b'isaha ya 3 bagenje gute bakoze igitabo cy'ibyakozwe kirerekana igitabo cya inzandiko za Pawulo inzandiko za Petero inzandiko za Yohana ibi byose ni umurimo wakozwe mu isaha muri isaha ya 3 n'abakozi ba 3 mu by'ukuri abakozi ba 3 barakoze pe kandi uyu murimo bakoze babaye abarinzi b'indahemuka b'itorero ku buryo nta kinyoma cyashoboraga kwinjira hehe iyo se mu gitabo cy'ibyahishuwe tunabukoresha cyane dusomere igice cya 2 kugira ngo twumve itorero ukuntu ryari rimeze uburyo ryari riri maso uburyo nta kinyoma cyashoboraga kugenza gute kuryinjiramo dusomere ibyahishwe igice cyaho cya 2 uhere ku murongo wa 2 ugeze ku murongo wa 3 twumve ukuntu itorero rya Efeso ni itorero ry'intumwa buriya twumve ukuntu byari byifashe aravuga ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma amen ikira umbizi Yesu yarabashimiye aravuga ati nzi imirimo yawe nzi kwihangana kwawe ariko ababwira ikindi kintu gikomeye nzi ko mutabasha no kwihanganira abanyabinyoma n'abanyangeso mbi n'uburyo mugenzura mukamenya abiyita intumwa kandi atari iki muri igihe cy'itorero rya mbere hari ibinyoma byashaka kwinjira mu itorero bizanywe n'abantu biyoberanyije bigize intama biyamitse uruhu rw'intama kandi imbere ari amasiga ariko intumwa zari zifite umwuka wera ku buryo nta batashoboraga kuvumbura ku buryo nta kinyoma cyashoboraga kwihisha uri ukuntu batahuye na Yasafiri uri ukuntu batahuye witwaga Simoni n'ibindi binyoma byinshi cyane ariko nubwo bimeze bityo ku iherezo ry'umurimo w'intumwa Pawulo yavuze ko amasega aryana agomba kwinjira mu mukumbi kandi ntawe babari Pawulo iki gihe yarageze ku mahemuka y'ubuzima bwe ariko umusozo w'umurimo we kandi Pawulo ni umwe mu ntumwa zapfuye nyuma we na Yohana Pawulo rero aza guhanura ibi bintu ko bigomba kuzaba ni ibintu bikomeye cyane bibabaje ariko nta kundi byagombaga turihuta nyine ndi gutanga overview kugira ngo abantu baze kumva neza
tugiye kwiga by'uyu munsi wa none. Dusomeye mu Yakobo igice cya 20. Yakobo 20 turebere ku murongo wa 17, urasoma wihuta ugeze ku murongo wa 29. Hari ikintu ushaka kuvuga aha ngaha ubona tugeze ahantu hakomeye. Mbere data turi kumwe nawe asome Bibiliya ye. Ari Mileto atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso, bamaze kuza arababwira ati ubwanyu muzi uko nabanaga namwe iteka ryose uhereye umunsi natangiriye kujya muri Aziya, nkorera umwami nicisha bugufi cyane kandi ndira, nterwa ibigerageza n'inama z'abayuda. Kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. None dore ngiye i Yerusalemu mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None dore nzi yuko mutazongera kumbona, abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ibyo yaguze amaraso yayo. 29. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. 30. Kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibinyoma kugira ngo bakururire abigisha inyuma yabo. Yego. Eric, urakoze cyane kudusomera ayo magambo. Ni maremare ariko nagira ngo abantu bumve neza. Pawulo ahangaha yari arimo asezera abakuru bo mu Efeso. Yagiye kujya i Yerusalemu kandi nk'uko abivuze ubwe ntabwo yari azi ibizamubaho ibyo ari byo. We gusa yiyumvagamo ko nk'uko Imana yari yaramuhishuriye yuko ari imibabaro, ari ingoyi, ibyo ari byo byose arababwira ati birashoboka tutazongera kugenza gute. Kandi nako byagenze, yavuye i Yerusalemu yerekeza i Roma. Yagiye ari imbohe. Nta buzima bwasoreje, bamuciye igihanga Pawulo. Aha rero baratwereka iki? Pawulo yaravuze ati ndabizi ko nimara gupfa amasega aryana azabinjiramo kandi ntababarire iki? Agira abakuru b'itorero inama, aravuga ati bayobozi mwirinde ubwanyu mbere ya byose, ariko icya kabiri murinde n'umukumbi Imana yabashyiriyeho kuba abarinzi. Muzirikane yuko Imana itorero ryo yariguze amaraso y'igiciro cyinshi by'umwana wayo. Iyi nama Pawulo yahaye abayobozi barayikurikije mu gihe runaka, ariko Pawulo yaje kongera kubisubiramo yandikira urwandiko Abatesalonike. Mu rwandiko rwa 2 arongera arababwira ngo igice cya 2 arabwira ati ntihakagire urwandiko rwa 1 rwa 2 igice cya 2 arabwira ngo ntihakagire umuntu woshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi uburyo munyabugome atarahishurwa ari umwana w'ukuri. Pawulo yaravuze ati hari umunyabugome, kandi uwo munyabugome n'umwana wo kurimbuka, kandi ntabwo umunsi w'Uwiteka uzaza uwo munyabugome ataragenza gute? Atarahishurwa. Umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengo kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Mwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none ntimuzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko abayoberane y'ubugome niwe watangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu ngubu agenje gute? Uyabuze ubu ngubu akuweho. Ndashaka gushyira imfasisi cyane kuri umurongo wa 7. Pawulo yavuga ngo amayoberane yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa neza keretse uyabuze ubu ngubu agenje gute? Keretse uyabuze ubu ngubu akuweho. Mu by'ukuri kubera ukuntu intumwa zari ziri maso, kuko twabonye ko Yesu nabwo yabihamije, haba ati ntukundire ukuntu uri maso z'imirimo yawe, utahura abanyangeso mbi n'abita intumwa kandi batayenje gute? Atarizo. Kubera ukuntu intumwa zari maso, aya mayoberane y'ubugome yari yarabuze ahantu amenera. Ariko ikintu yari ategereje gusa, Satani yari ategereje ko intumwa zibanza zikavuga, maze uwanyuma ngo intumwa agapfa, maze Satani agatangira umurimo we wo kwangiza itorero.
twabonye uburyo satani yangiza itorero. Satani yangiza itorero binyuze mu kuryinjizamo ikinyoma, kandi ikinyoma twabonye ko ikintu cyose kidashingiye ku ijambo ry'Imana abantu bakora icyo kintu ni umugenzo, traditions twarabibonye. Rero ikintu cyagombaga kwangiza itorero nta kindi nuko satani yagombaga guca umurongo uvana abantu ku ijambo ry'Imana ukabajyana ku migenzo, nka kwa kundi byagenze muri ba bakozi ba kare mu gitondo. Kwa kundi byagenze ku bakozi ba kare mu gitondo. Abakozi ba kare mu gitondo ni uruzabibu bashyizemo mu ruzabibu ruzima rufite amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubona niba kigira uruzabibu ruzima. Ariko kuba gufungura amarembo y'ikinyoma satani yinjijemo imigenzo, maze ba bakozi birangira umurimo ugenje gute wananiye kugeza ubwo bica umwana w'Imana. Ese uyu munsi bwo bimeze bite? Yego, nanjye ndi kwibaza mbese ubuhanuzi bwa Pawulo abwira Abefeso ati muritonde murarinda itorero, hari amasegaryana ashaka kwinjira, ndetse akongera kubibwira Abatesalonike ati ntabwo Kristo azaza. Cyangwa Abatesalonike, igitabo cy'Abatesalonike kigaragaza nk'abantu bari bategereje kugaruka kwa Yesu cyane, ku buryo bari bafite ibyiringiro byo kubona Kristo agaruka. Akababwira ati ntabwo ibyo bintu bizabaho wa munyabugome atarahishuwe. Mbese byaje gusohora uyu munyabugome yarahishuwe. Agira ngo tubanze dusome wenda isomo rimwe, kuko ntabwo ari Pawulo wenyine ibintu ntabivuze, ahubwo na Daniyeli ibintu hano kera mu myaka hafi 500 mbere yuko Pawulo ibi ngibi agenza gute, mbere yuko Pawulo abivuga. Daniyeli nidusoma mu gice cya 8, dusomere Eric Daniyeli igice cya 8 uhere ku murongo wa 9 ugeze ku murongo wa 12. Ariko ndaza gusaba abantu cyane bashyire emphasis ku murongo wa 12. Amagambo avuga ngo kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza, rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Umurongo wa 11, nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. 12, izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo ubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Akoze cyane. Ubwo ari ubuhanuzi bukomeye cyane kandi buremereye buteye ubwoba. Ntabwo dufite akanya ngo tubwinjiremo cyane kuko ntabwo ariyo scope y'icyigisho cyacu. Yego. Ariko ntabwo nabura kubwira abadukurikiye ikibi byashushanyaga. Yego. Kuko biberanditse mu buryo bw'amarenga. Ubutware bwavuga ahangaha iki gice kivuga iby'yerekwa ry'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, n'ubundi n'iyerekwa ryari ryaturutse mu gice cya 7. Yego. Ni uburyo amami yagomba kugenda akurikirana. Kandi ku nyamaswa ya 4, ibi ngibi n'ubundi yari yabyeretswe ku nyamaswa ya 4 ko hagomba kuzavaho ihembe rito, ariko ageze ahangaha n'ubundi yerekwa ko kuri iyi sekurume y'ihene yaje kuvunika ihembe rimwe, hanyuma mu cyimbo cyaryo hakamera 4, anakaza kuri rimwe muri ayo ngayo hakaza gushamikaho noneho irindi hembe rito kandi gahembe gato kagakura kakavuga ibikomeye. Yego. Mu gice cya 7 bavuze ko gahembe kagombaga kurwanya n'amategeko y'Imana mu ngoma 25. Yego. Tubonye ibintu n'ubundi bisa nk'ibyo muri iki gice cya 8 ko aka gahembe gatoya kakoze ibintu bikomeye cyane, kagasiribanga ibyera by'Uwiteka, kagatera ingabo zo mu ijuru, kakavanaho igitambo gihoraho. Ariko ikintu gikomeye Eric, hano umurongo wa 12 uravuze ngo izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bw'iryo hembe, kuba igicumuro iby'ukuri bijugunya hasi rikajya ribasha ibyo biganiro. Rero muvandimwe Eric, ahari ntabwo uri butinde kuri iyi ngingo cyane kuko ntabwo turi kwiga ubuhanuzi. Abavandimwe badukurikiye bazareba ibyigisho byagiye bikorwa kuri izi ngingo z'ubuhanuzi, ariko muri makeya kugira ngo udukurikiye yumve iki kintu turi kuvuga ahangaha. Iri hembe ritoya ryashushanyaga ubwami bw'ubupapa. Yego. Ubutware bw'ubupapa bwagombaga kwaduka mu bwami bwa 4 bwa Roma. Kandi amateka arabyerekana ukuntu Roma pagani yavuyeho, kuko aba ba Pawulo na ba Yohana n'abandi n'izi ntumwa zakoze umurimo mu gihe cy'ubwami bwa Roma ariko ya gipagani. Igihe Roma ya gipagani rero yaragizaga umurimo wayo, yahaye ikiganza Roma ntirisibye.
kandi Roma nkirisitu ni ubupapa. Ubupapa rero nibwo bwari bwarahanuye ko bwagomba gukora ibintu byose iby'ukuri bugashyira hasi, kajugunywa hasi, bugakora ibyo bagenje gute, rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Hano amagambo ateye ubwoba cyane. Kuba ukuri kw'Imana kugomba kujugunywa hasi, noneho ibyo abantu bagambiriye bakaba ibyo bagenza gute, bakaba aribyo bigerwaho. ubundi ni byandi twize byitwa iki, byitwa imigenzo. Reka nkubaze ikibazo ari nako nkibaza abadukurikiye. Ese ushobora kwibaza ahantu Kiliziya Gatolika, iyo tuzi ubupapa buriya tuba tuvuze iki? Tuba tuvuga Kiliziya Gatolika. Wibaza ahantu Kiliziya Gatolika yaba yaravanye imigenzo myinshi ifite, kandi iyo migenzo ukaba utabasha kuyibona muri Bibiliya. Reka wenda mabwire imwe muri yo, maze mu badukurikiye bahurire bashobora no kuboneka inyuguti imwe muri Bibiliya justifia cyangwa ivuga ibyo bintu. Hari bene data bamwe baba barageze muri iryo torero cyangwa banarisengeramo, baraza kudufasha haba no muri commentaire kumenya niba ibintu ugiye kutubwira koko biboneka muri iryo torero, byabasha no gusobanurwa na Bibiliya bibaye ngombwa. Ntabwo nagize igihe runaka cyo gusengera muri iryo torero, gusa ntabwo ariyo navukiyemo, nuko igihe nabaga ndi mu mashuri n'ahandi baga badutegeka nyine kujyayo, hari byinshi nabonye, ariko abahasengera n'abandi bashobora gukurikira icyigisho wenda bafite amakuru kuri yo bashobora kutubwira. Ariko njye mu bushakashatsi nakoze ntabwo nigeze mbasha kugira ikintu mbona muri ibi. Ariko ibi bintu umuntu wese agomba kubyibaza. Mbese reka dufate urugero, kubatiza abana ku gahanga. Kubatiza abana ni ikintu kwacyo, ariko no kubatiza ku gahanga ibintu ni umugenzo utaboneka muri Bibiliya. Ubwo uvuga ibintu bibiri icyarimwe, umubatizo, kubatizwa kw'abana ni kimwe, ariko n'umubatizo naho cyo ni ikindi. Nacyo ni iki? Umubatizo ko Bibiliya yatwereka umubatizo mu mazi menshi Yohana yabatizaga Yesu Kristo, ko batubwira ko yagiye mu mazi Yohana akamubatiza. Byaje bite ko abantu babatiza ku gahanga? Kiliziya Gatolika ubu ni umwe mu migenzo. Reka wenda mbabwire nini, gusabira abapfuye no kubasenga. Nabyo ni ibintu bibiri. Hari ukubasabira, umuntu yapfuye ukamusengera. Imiryango yacu bajya bagira igihe bakavuga bati tujye gusaba misa, bakishyura n'amafaranga. Iyo misa yishyurwa kugira ngo dusabire umuntu runaka wapfuye mu gihe runaka cyashize. Noneho hakabaho no kubasenga. Kuri hari abasenga mutagatifu udusabire runaka, dusabire. Kandi yarapfuye, ni ugusabira abapfuye no kubasenga. Icya gatatu wenda gushyira abantu mu batagatifu. Umuntu akaba yarapfuye kera, ariko bakavuga bati runaka dutoranije kuzajya usengwa, bakamushyira mu batagatifu ku buryo nawe azajya asengwa. Ikindi kuri gatori bavuga ko ari ahantu abantu bajya iyo bamaze gupfa, bakababazwa bagahabwa ku gihano cy'ibyaha byabo. Niba barakoze byinshi bakababazwa cyane, niba barakoze bike bakababazwa gakeya, ariko ushobora no kubasengera igihe bari aho ngaho muri purigatori. Ni nacyo za misa twavuga zo gusabira abapfuye. Aho hantu muri purigatori, nk'aho hantu muri purigatori sinzi niba ari ahantu hari muri ibyanditswe ariko ubona wo n'undi mugenzo abantu baba bafite, sibyo? Noneho hari ikindi, kudashaka ko abihaye Imana. Kudashaka ko abihaye Imana, sinzi niba hari iryo hame riri muri Bibiliya. Aho ihame rigaragaza ko umuyobozi w'itorero yakwiye kuba afite umugore umwe, agomba kuba afite agomba gushaka. Ibintu ni ibintu ndi kuvuga kugira ngo nse nk'abakangura, nk'ukangura abantu, kugira ngo twumve noneho neza ibintu turi kwiga nyine uburemere bifite, sibyo? Hari ikindi, kugurisha indurugensiyo. Indurugensiyo wenda kuba atabizi, ni impapuro zihesha abantu imbabazi z'ibyaha, bakazigurisha, abantu barazigura. Ku buryo waba warisha umuntu ukagura indurugensiyo, ugatanga amafaranga. Hari ugusenga ibishushanyo. Ujya ubibona byajyaga biba, waba utanabikoze kikaba ari ikibazo, haba hari uwagucunze ukaba wabisobanura. Ukinjira mu rusengero ukanza ukikubita imbere y'ishusho, ukinjira muri kiliziya. Rozari urayizi?
twa dusaro abantu ya masaro bagenda bambaye si no kuyambara gusa burya bayasengera hari amasengesho bayavugiraho Yego. kuba wavuga isengesho ukazenguruka uzari yose ukayangiza kuri buri saro ufite ibintu ugomba kuvuga bigendanye n'amasengesho nyine asubiwemo amasengesho yanditse yanditse isengesho ryo kuryama, isengesho ryo kubyuka, isengesho Ibyo ni ibintu ry'abapfuye, abashyingiwe. reka twihute hari irindi hame buriya uri mugenzi ubamo hariya abantu bizera yuko hariho ikintu cyitwa immaculate conception kudasamanwa icyaha kwa Bikira Mariya. Kuvuga ngo Bikira Mariya uko yavutse kuba yitwa na Bikira Mariya nabyo ni ikindi, ariko noneho icya mbere Mariya buriya ngo ntabwo yasamanwa icyaha. Ntabwo nzahana biri muri Bibiliya. Bikira nigira ngo Bibiliya twigisha ko mu byaha harimo mama yambyari. Iryo hame rya Bibiliya ubundi nuko umunyabyaha wese umuntu atandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kuza kuri 58 ni kwivuga, ariko buriya Mariya we ntabwo ariko ngo byagenze. Ariko Bibiliya ntabwo yerekana iyo exception. Nyine ni ibibazo ndi kubaza abadukurikiye bashobora kuba bafite amakuru, sibyo? Ariko amakuru arahari ndaza kubereka aho ibintu byavuye. Mariya kuba yarajyanywe mu ijuru. Turi mu kwezi kwa munani, turi gufata ikiganiro mu mpera z'uko kwa munani, ngo yagiye mu ijuru 15 z'ukwa munani. Ibyo bintu nyine biri urumva. Mariya nyina w'Imana sujya ngo sawa bivuga ngo nyina w'iki kandi yabyaye Imana muri Palestine. Mariya ngo niwe yabyaye Imana, kandi Imana tuzi yuko ibyara sibyo. Hari urusobe rwinshi runini rurerure cyane rw'imigenzo, ariko ikiri hejuru y'ibindi byose nshaka ko tunavuga naho ruzingiye muri iki gihe ni kwera kw'icyumweru. Cyumweru Sunday cyangwa dimanche bitewe n'ururimi ukoresha, umunsi wa mbere kuba wariswe umunsi wera, umunsi wo gusengaho ibintu kandi abantu bakabyemera nkaho bivuye mu kanwa k'Imana. Ahubwo Olivier, ibintu biteye ubwoba biriho ni uko uwo munsi wa mbere w'icyumweru n'umukiza babyita umunsi wa mbere. Iyo padiri ari gusoma misa avuga ati kuri uyu munsi w'intangiriro z'icyumweru nta rujijo rurimo, ubu uyu munsi usigaye witwa Christian Sabbath. Ngo ni isabato y'iki? Isabato ya gikirisitu. Ngo ni isabato y'abakirisitu. Biratangaje ko uwo munsi usigaye witwa isabato, ku buryo abakiristo nyine babawufata nkaho igihe Bibiliya ivuze isabato bumva wa munsi wa mbere w'icyumweru. Biri gutera indi ntambwe iteye ubwoba. Muvandimwe Eric, rero ahangaha ni naho intambara ikomeye ishingiye iheruka. Niyo mpamvu ari dukwiye kuvuga. Buriya Yesu ibyamwishe cyatumye Abayuda bashaka kumwica ni uko atakomezaga amategeko yabo. N'umuntu wese uzahagarara imbere y'ibintu ashaka kubirwanya, ijambo ry'Imana ritwereka ko niyo maherezo. Niyo mpamvu nshaka kubivugaho tunagana ku musozo w'iki cyacu. Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu byose tumaze kuvuga, imigenzo yose? Nta na kimwe ushobora kubona muri Bibiliya gitsindishiriza ibi bintu, keretse ko twamaze kubona ko ari ubuhanuzi ahubwo bugomba ni ubuhanuzi ahubwo buri gusohora, bukaba busohora imbere y'amaso yacu, burwanya iby'Imana yagenje gute, burwanya iby'Imana yashyizeho. Nzi abantu benshi, abapasitori benshi, ababwirizabutumwa benshi bagiye bashyiraho amafaranga menshi, nagashyiraho miliyoni y'amadolari, amafaranga sindanayabona n'amaso yawe, ni amafaranga menshi. Nubona muri Bibiliya ahantu ibi bintu biri rwose habyemeza ko ari ukuri, uze aya mafaranga yashyizeho igihe kingana n'umwaka, igihe ukora ubushakashatsi, nuhabona uzaze uyatware. Ariko bikarangira aho hantu hagenje gute, amafaranga agomba na nyirayo. Ntabwo twenda kuyashyiraho ko nta nayo dufite, ariko icyo dushaka kubwira abantu ni ubutumwa bwerekana yuko twaravangiwe kandi twarinjiwe nk'uko Abayuda binjiriwe, bikarangira amateka yabo agenze nabi cyane. Ni nako n'ituro rya gikristo uyu munsi ryinjiriwe. Ni gute bashobora kujustifia rero? Ni gute bashobora guhamya ibi bintu ko ari ukuri? Nta bundi buryo buhari na bumwe butuma igisubizo kiboneka cy'ibi bintu, ahubwo Kiliziya Gatolika y'i Roma buriya igira icyo bita imigenzo. Igira icyo bita iki? Imigenzo. Igira icyo bita imigenzo. Kandi muri iyi migenzo yayo n'uburyo ifata imigenzo n'uburyo iyibona, imigenzo yo barayifashe bayishyira ku rwego ruri hejuru y'ibyanditswe byera. Nta cya kibazo abafarisayo n'abanditsi bari bafite.
ibintu byarantangaje muvandimwe Eric ndi kwiga aya mateka ndebye mu nzandiko buriya hari ibyo bise ngo ni declaration of faith igihe inama y'Itrante yari irangiye ari no yitwa ngo ni Vatican ya mbere iyi ni inama ya Kiliziya Gatolika yabaye yateranye igihe ubugorozi bwa Giprotestanti bwari bumaze guhaguruka mu mwaka w'1543 bigeze mu 1543 inama y'Itrante yagiyemo. Iyi nama y'Itrante yari igamije gufatira icyemezo ubugorozi aho Protestant kandi Protestant baravuga ngo sola scriptura ibyenzwa byarabyonyine. Iki kintu cyari cyarazunguje Kiliziya Gatolika ibura ukuntu bigenza irabica. Urabizi ko yahawe igihe kirekire cyane cy'imyaka 1960 ariyo mezi 42 avuga mu byesho 13 ni birebire ntabwo ibyo twabigiyemo. Ariko iyo minsi ihwanye n'imyaka bari barakoze ibyo bashoboye byose kuko hano mu byesho twasanye muri Daniel igice cya 8 by'irihembe marayika ngo byaramucanze arebye ibintu irihembe rizakora aribaza ngo umurongo wa 13 ngo numva uwera avuga maze undi wera abazo wavuga ati ibyo byereka mu by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiriba. Abamarayika barumiwe barebye ibyo bintu. Daniel abumva babazanya hati ibintu ko biteye ubwoba bizageza ryari. Maze igisubizo kiratangwa aransubiza ati bizageza iminsi 2200 ngahe na 300. Ibi bintu Kiliziya Gatolika yagombaga kubikora muri iriya minsi 2200 ngahe na 300 kugira ngo kuri kubashe kujya ahagaragara. Yarashyize ikinyoma nicyo kiyoboye. Ariko nubwo iminsi 2300 ariyo myaka 2300 yarangiye mu 1944 ukuri bukajya ahagaragara abantu benshi ntabwo bashaka guhitamo ukuri. Nari kukubwira ibyabaye mu nama y'Itrante. Inama y'Itrante nyine barangije bafashe umwanzuro y'uko ubugorozi butsinzwe kubera ko bwakomezaga icyumweru. Uri abagorozi ntabwo bigeze bahabwa umucyo ku bijyanye n'isabato. Noneho babuciraho iteka nyiravuga ati ngo mukomeze umunsi wacu ngo muracyari abacu nta n'itandukaniro rihari. Ariko n'umwanzuro bafashe ntabwo ariko abagorozi bo babyumvise kuko ntabwo bari batumiye muri iyo nama. Iyi nama yabaze imyaka 15. Ni nyinshi cyane. Yamaze imyaka 15 kuko yarangiye mu 1560. Rero imaze kurangira banditse inyandiko yitwa Declaration of Faith. Kandi muri iyi nyandiko hari ibintu bibiri bavuze. Baravuze bati Kiliziya Gatolika twebwe. Ibintu byarantangaje kuko maze kubisoma nasanze neza ari fotokopi y'ukuntu abayuda bari bameze. Twabonye ko abayuda bizera ko bakomotse kuri Mose. Ku bintu bafite babikomora kuri Mose, hakaba hari ibintu Mose yabwiwe n'Imana ariko umusozi ntabyandike, ariko hakaba n'ibindi Mose yanditse Imana imaze kubimubwira. Ari byo biri muri Bibiliya mu isezerano rya kera, ibindi ubwo bakaba ari byo bari barashyize muri ya Talmud yabo. Aba nabo rero muri iriya nyandiko yabo bagaragaje ikintu gikomeye kimeze nk'icyo ngicyo. Baravuga bati twebwe dukomoka ku ntumwa. Kiliziya Gatolika baranabiririmba buri cyumweru. Hari ibintu bivuga ngo bati Kiliziya ni imwe Gatolika itunganye kandi ikomoka hehe ku ntumwa. Uri kumva? Baravuga bati buriya Petero niwe papa wa mbere wabayeho. Baravuga bati rero Petero yabanye na Yesu. Petero hari ibintu Yesu yamubwiye igihe yamubwiraga ngo uri Petero kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazagenza gute ntazarishobora. Uzasoma Matayo 16:18 ugakomeza. Naho ngaho yamubwiye bati urwo Petero Imana yamubwiye ari amagambo, Yesu yamubwiye ari amagambo, bisobanuye yuko Petero ari itorero ryubatseho, ari we papa wa mbere. Noneho mu bintu byanditswe muri Bibiliya mu isezerano rishya ni ibyo Yesu yabwiye intumwa zose na Petero arimo. Ibyo turabyemera, ariko nanone hari ibindi bintu intumwa zitabashije kwandika zigenda zibwira abazisimbuye. None ibyo bintu rero harimo n'ibi ngibi dukomeza bitari hehe, bitari muri Bibiliya. Ubwo mu yandi magambo ari ibintu Yesu yongoreye Petero cyangwa na Yohana cyangwa na Andereya cyangwa n'abandi bose bari muri ziriya ntumwa. Uziko bya bintu bisa n'iby'abafarisayo, bisa n'iyo fotokopi. Ko abafarisayo nabo twamaze kubona yuko ari ibintu bizeraga ko Mose atanditse mu bitabo bitanu bya Mose bigahererekanwa gutyo. Ibi bintu biteye ubwoba cyane. Ibi bintu rero babivuze gute?
Kiliziya Gatolika ubu ndi muri ya nyandiko nyine Declaration of Faith. Bashingiye ku masomo ari muri Bibiliya Yesu yakoresheje. Dusomera Yohana 21:25. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 21:25. Haranditse hati: ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Abyumvise rero ni isomo rya mbere bakoresheje. Baravuga bati ibyo bintu bitanditswe nibyo twebwe turi kubabwira. Dusomera ibindi somo. Turebe mu gice cya 20 nanone cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yego. Umurongo wa 30 usome wa 31. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Hari ibintu byinshi. Muri ibyo byinshi rero nibyo bavuga bati twebwe kuko Petero yabanye natwe, yabanye n'abamukurikiye. Petero reka twibutse gato ibyo twize gushize. Twabonye ko abayuda bizeraga yuko mbere na mbere hari ibintu Imana yahaye Mose ku musozi akabyandika, ibindi ntabyandike. Yego. Ikindi cya kabiri bizeraga ko hari ikintu cyitwa transferring mechanism, transfer mechanism, uburyo bwo guhererekanya bya bintu kandi bwizeyo. Kuva kuri Mose ukajya kuri Yosuwa, kuva kuri Yosuwa ukajya ku bacamanza, kuva ku bacamanza ukagera ku bakuru b'itorero, urumva, ukava kuri abo ngabo ukajya ku bahanuzi, ukava ku bahanuzi ukajya ku bakuru b'itorero, ukageza ku bafarisayo bari mu gihe cya Yesu. Iyo mechanism rero yo guhererekanya ibyo bintu kandi yizewe utavangiye, nayo hariho n'ikindi kintu cya gatatu twabonye cyitwaga teaching office, aho hagomba kuba ibiro bigomba kwigisha ibyo bintu kugira ngo bibungabungwe, he kugira ikibivangira, no hakaba abantu bitwa intiti bagomba kwigisha ibyo bintu neza. Fotokopi nuko Kiliziya Gatolika ibyizera. Hari ibintu Yesu yabwiye Petero intumwa nazo zibihereza, zirabyandika, ibindi zibibwira abasimbuye iki, abasimbuye intumwa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none buriya muri Kiliziya Gatolika ikintu cyitwa apostolic succession cyangwa se ihererekanya bubasha by'ubuyobozi buturuka ku ntumwa ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu baba bavuga bati papa nibagiyeho ni umusimbura wande wa Petero. Baraba papa bahereye kuri inde? Kuri Petero. Ubwo Petero yabibwiye umupapa wamukurikiye, umupapa wamukurikiye yabibwiye undi mupapa wamukurikiye, undi nawe abibwira undi, birahererekanwa n'uyu munsi ibintu bikaba ari ihame ritagenje gute ridakuka. Urumva iyo transfer mechanism nayo irahari. Noneho ikindi cya gatatu habaho noneho n'amashuri noneho ya teoloji akomeye cyane y'intiti y'abadogiteri muri teoloji bashinzwe kugenda babungabunga bya bintu babyigisha from one generation to another, kuva ku bantu bamwe bajya ku bandi. Nuko ukuntu ibintu bimeze. Bityo rero ibi bintu byose twabonye tudashobora kubonera igihamya muri Bibiliya, bo bazakuzanira inyandiko zitwa katekisimu. Bakubwira bati dore ibi bintu niko n'abakurambere bagenzaga. Dore iminsi ya Kiliziya, kandi iyo ntabwo uri buyisange mu byanditswe byera. Byabure ya penitence, hari imigenzo utavuze nk'intebe ya penitence. Navuze bikeya. Hari n'imigenzo biteye ubwoba cyane. Kristo avuga ati ngwino nkubabarire, padiri nawe akavuga ati nanjye ndakubabarira ariko ngwino. Ikintu gikomeye aha ngaha muvandimwe, bavuga yuko muri izo inyandiko, ariko hari n'indi nyandiko nayo igihe inama ya kabiri ya Vatikani yari irangiye, yabaye vuba ni mu 1962 kugeza muri 1965, yamaze imyaka 3 yo. Ari nayo nama yashyizeho uyu muryango mpuzamahanga wa ecumenisme, bari kwandika kuri ibi ngibi nyine byavugiye muri iriya nama. None bongeye gushimangira ububasha bwa traditions bw'imigenzo, kandi ko igomba kuba nyine ifitiwe gihamya biturutse muri izo nyandiko no muri ibyo bintu
urwo ruhererekane ruteye gutyo. Ariko ibyo bintu twabonye ko nyine turi kubona ko ari ipica, ari ubuhanuzi bufitinga mu mateka. Rero muvandimwe, ndashaka ko dusa nk'abagenda bagana umusozi. Ahari ushobora kudusoma amagambo ari mu gitabo cy'Efeso byose kumva, reka twumve nyine icyo Yesu yavuze kuri ibi bintu bya apostolic succession. Ni ikintu abantu bakwiye kwizera. Igihe se tubona abantu bavuga ko bafite ububasha bwavuye ku ntumwa, ariko n'ubwo ububasha bavuye ku ntumwa bavuga ko bafite, bakaba badakora nk'ibyo intumwa zakoraga. Intumwa tubona ko zaruhaga isabato. Izo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bintu turabibona. Petero yaruhutse isabato kuko yajyanaga na Yesu gusenga. Yesu tubona ko yaruhutse isabato. Tubona intumwa mu byakozwe igice cya 13 ziruhuka isabato. Tubona Yohana ugatanga ubuhamya igice cya mbere cy'ibyahishuwe, nari ndi mu mwuka ku munsi w'umwami. Umunsi w'umwami bisobanura ko ari iki? Imana ubwayo irawivugira ikavuga ngo mu minsi 3 ugikora, ariko wa karindwi niwe sabato y'Uwiteka. Ubwo umunsi w'umwami wacu ni uwuhe? Ni isabato. Kandi Yohana akavuga ngo ku munsi w'umwami nari ndi hehe? Ndi mu mwuka. Nayo yaruhukaga isabato. Isabato niyo ntumwa ya mbere yapfuye nyuma y'izindi zose. None niba abantu bavuga ko bafite ubutware bakomora kuki? Ku ntumwa, ariko bakaba badakora nk'uko intumwa zakoraga, mbese ubwo butware bukomoka kuri nde? Igisubizo kuri Satani. Kandi Yesu 13 tubona ko inyamaswa yavuye mu nyanja, n'undi vuga upapa ikiyoka. Ibyesho 12:9 havuga ko ikiyoka ariyo nzoka ya kera y'umwanzi na Satani. Ikiyoka mu gice cya 13 tukibona gihereza ubupapa ubutware bwacyo n'intebe yacyo ubwayo. Ubwo ntabwo ubutware bafite bavuga ko bafite babyita ecclesiastical authority. Urumva ku buryo bavuze ibintu birakomeye buriya, nuko twabivuze mu mvugo yoroheje ahari, ariko buri muntu muri Kiliziya Gatolika washobora kubyumva, kuko buriya iyo bavuze ecclesiastical authority baravuga bati nk'uko Yesu yabwiye Petero ngo nguhaye imfunguzo z'ijuru, icyo muzahambira kizaba hiyenje gute? Gihambiriwe. Bavuga ko afite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha, ububasha bwo guca umuntu mu itorero ku buryo ijuru yari rifunze kuri we. Urumva ubwo bubasha bumeze gutyo ku buryo bazacira n'urubanza abana b'Imana buheruka, batuga umwanzi ibintu byacu, mwanzi imigenzo yacu, ikibakuriye n'ubu. Ku buryo nk'uko abayuda bavuga bati twebwe tugomba kuri Aburahamu. Ugiye kudusomera aho ngaho. Aho ati twe tugomba kuri Aburahamu, ibintu byacu tubikomora kuri Mose. Na Yesu akabyemera akavuga ngo bicaye ku ntebe yande? Ya Mose. Muri Kiliziya Gatolika iyo papa avuze ijambo ibyo bita ngo ex cathedra. Ex cathedra bisobanuye mu Cyongereza ngo ni from Peter's throne. Iyo avuze ibintu nyine iyo avuze ex cathedra aba afite ubutware nk'ubwa Petero. Ubwo ikintu avuze niba guciye ubwo uraciye. Kugira ngo Kiliziya yemera yuko papa atanibeshya, cyo bita infallible. Ntabwo yibeshye. Ubwo niba guciye uraciye, kandi no mwishuru ibintu bigenje gute? Ubwo n'abayuda niko bavuga bati twebwe bacaga abantu mu masinagogi. Naziriya ntumwa za Yesu buriya bari abantu baciwe, bari aho ngaho b'inzererezi badafite akazi, niko twasomye muri wa mugani za bati niki kibahagaritse ngo ntacyo mukora, abakozi ba saa 3 bari baraciwe. Nkuko bavuga ko bicaye ku ntebe ya Mose, uyu munsi none hari abandi bavuga ko bicaye ku ntebe yande? Ya Petero. Kandi bafite ububasha bwo gukora ibyo bagenje gute. Ariko dusomera ikimenyetso bivuga kuri iyo ntebe. Dusomera ibivuze byose, uradusomera kuri page ya 367. Kumva amagambo ahari ngiye nka paragraph ya 5. Ni mu gice cya 51 kitubwira ngo umucyo w'ubugingo ku bafite indi version ndahuza amapaje. Mwanditse yaranditse ngo abafarisayo bari baravuze ko ari abana ba Aburahamu. Yesu yababwiye ko ibyo bishoboka gusa ari uko bakoze ibikorwa nk'ibya Aburahamu. Abana nyakuri ba Aburahamu bagombaga kubaho nk'uko yabayeho, bakagira imibereho yo kubaha Imana. Ntibari bakwiye kugerageza kwica uwabagezagaho kuri yahawe n'Imana. Igihe bacuriraga Kristo umugambi mubisha, abigisha b'Abayahudi ntibakoraga nka Aburahamu. Kuba igisekuruza cyabo cyari gishamikiye kuri Aburahamu ntacyo byari bimaze. Ntabwo bari abana ba Aburahamu mu gihe batari bafitanye isano ya mwuka na Aburahamu, kuko iyo sano yagombaga kugaragarira mu kugira umwuka nk'uwe no gukora nk'uko yakoraga.
iri hame rifite uburemere ku kibazo cyagiye giteza impaka mu bakirisitu. Urakoze cyane. Urumva ubanje kudusomera iby'abayuda. Yego. Yesu yerekanye ko iby'abayuda nta hantu bihuriye n'ukuri. Ko bavuga ko bakomoka kuri Mose, kuri Aburahamu, ibintu bahawe bivuye aho hose, niba bikontraduiza, niba bikompromisinga, bihabanye nuko Mose yitwaye, nuko Aburahamu yitwaye, ubwo sabe. Ntabwo arabe. Iryo hame noneho rero ni naryo rigomba kuba applicable uyu munsi wa none. Aha dusomera mu magambo akurikiyeho niyo tureba cyane. Iri hame rifite uburemere ku kibazo cyagiye giteza impaka mu bakristo. Icyo ni ikibazo cyerekeranye no gusimburana mu buyobozi mu by'idini. Gukomoka kuri Aburahamu ntabwo byagaragazwaga n'izina cyangwa igisekuru, ahubwo bigaragazwa no gusa nawe mu mico. Bityo rero gusimburana mu buyobozi mu by'idini ntabwo bishingiye ku guhererekanya ububasha mu itorero, ahubwo bishingiye ku isano mu by'umwuka. Imibereho irangwa n'umwuka wari mu ntumwa, kwizera no kwigisha ukuri intumwa zigishaga, nicyo gihamya nyakuri cy'uwasimbura abandi ku buyobozi mu by'umwuka. Ikindi cyo gihesha abantu ububasha bwo gusimbura abigisha ubutumwa bwiza ba mbere. Icyo nicyo bita ecclesiastical authority. Apostolic succession. Apostolic succession. Niba dushaka kuba koko abicaye ku ntebe ya Petero, tugomba gukurikiza amategeko y'Imana. Nk'uko Petero nawe yagenzaga gukurikiza. Niba abantu bavuga ko basimbuye Petero ariko badakurikiza amategeko y'Imana, bataruhuka isabato, ubwo intebe bicayeho ntabwo ari iya Petero. Kuko tubonye ko ububasha mu gufata umurage w'ubutumwa bwiza gospel, urumva nuko ufite ubwo butware, kuko na Yesu Kristo yavuga ngo haye imfunguzo, ntabwo ari imfunguzo zifatika. Nta mfunguzo tubona Yesu yigeze ahabwa, ahubwo bahawe umurage w'ubutumwa bwiza, amagambo y'Imana. Abayakiriye bakayizera yari kubafungurira ijuru, abayanze ijuru yari kuba rifunze. Nako uyu munsi rero bimeze. Ntabwo ari ikibazo kijyanye wenda no kuba abantu hari ibintu runaka bahawe, hari isumbwe runaka bahawe, kuko abayuda bibwiye ibyo ngibyo basanze baribeshye. Rero muvandimwe rikereka tugane ku musozo, dusome isomo riri mu byahishuwe. Dusome isomo riri mu byahishuwe igice cya 13. Atwereka muri iki gice ibintu bikomeye cyane bigomba kuba mu iherezo ry'amateka y'isi. Nk'uko twabibonye, abayuda banze Yesu kandi bagenda bamutegera ku munsi w'isabato, bamutega kugira ngo bamwice. Niyo gahunda ubundi bari bafite, bashaka kwica Yesu. Noneho Yesu akamushinja ko yishe isabato, ariko umugambi ubyihishe inyuma, wenyine isabato yabo ntabwo yayubahirije, bityo bashaka kumwica. Twamaze kubona kandi tuzakomeza kureba itandukaniro hagati y'isabato y'abayuda n'isabato y'abafarisayo. Bamaze kuzengurutsa ya migenzo. Kristo yaje yerekana isabato ivugwa na Bibiliya, baramwanga. Azirura isabato y'abafarisayo, bimutera gushaka kumwica. None umaze kutwereka irindi tsinda ryaguye mu mutego w'abafarisayo, yuko nabo bamaze kwishyiraho imigenzo, ndetse nabo tuvumbuye ko bafite isabato yabo, ya yindi yiswe Christian Sabbath. Cyumweru. Twitege yuko abazaruhuka isabato ya Bibiliya nabo bazagongana n'iyi Christian Sabbath. Tubisome byashuye igice cya 13. Yego. Turasoma ku murongo wa 11 handitse ngo, mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Yego. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere, mu maso yayo isi n'abayirimo ngo baramenye ya nyamaswa ya mbere yagize urumuri rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro mu ijuru rwo hasi mu maso y'abantu, iyoresha abari mu isi ibimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kumenya igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guhigisha icyo gishushanyo cy'inyamaswa, guhumeka ngo kivuge kandi kicisha abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umva ikimenyetso cy'inyamaswa. Ese iyi nyamaswa si kagahembe gato? Kagahembe gato twari twabivuze. Ngira ngo mu buryo bwawarije ikimenyetso cy'inyamaswa, tuzi ikimenyetso cy'Imana ko ari isabato. Imana twakomeje kubiganira turi mu kuvugisha ya 31. Abantu bafite ikimenyetso
baragifite baranabyivugira kandi bahamya ko rwose ntabwo babihishe ari ya sabato ya gikristo rwose niko bavuze bavuze ati Sunday is the mark of our authority. yego Icyumweru ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Nk'uko isabato ari ikimenyetso cy'ubwoko bw'Imana kuko yaduhaye amasabato buri Imana yatanze isabato kugira ngo tumenye ko ari umuremyi w'ijuru n'isi n'ibirimo byose tuyiramenye. Ubutegetsi bundi nabo Kiliziya Gatolika nayo yaravuze ko dufite ubundi bubasha kandi icyumweru ni ikimenyetso cy'ububasha bwacu kandi abantu bose bahisemo kuyoboka Satani ubundi iki cyahoze ari ikimenyetso cyabo kuko amadini yose ya gipagani ubundi yasengaga izuba ku cyumweru kandi icyumweru umuntu wa mbere wagisenze ni Kayini amaze kwanga isabato y'Uwiteka. Iki kimenyetso rero turabona ko kigomba kuzageza igihe cyicisha umuntu wese utemera kucyakira. Iki gihe kiri imbere yacu, iki gihe kiri imbere yacu kandi reka mbabwire Abayuda bagushije ishyano ryo kuruhuka isabato nyakuri ariko mu buryo bupfuye. Bari bafite isabato y'ukuri ariko igenje gute? Yaremerejwe imihango ku buryo isabato nyine uburyo bwo kuruhuka isabato bwabo bwari bupfuye. Ariko ikibazo cyo mu minsi y'imperuka cyo ntabwo ari nk'icyo. Ahubwo abantu bagiye kwakira isabato none ipfuye. Uri kumva? Abantu bagiye kwakira isabato itariyo. Ubu hari umunsi wamaze kwitwa isabato kubera guhora babisubirirwamo ngo ni umunsi w'umwami ni isabato ya gikristo. Ubu bantu bagiye kwakira isabato itariyo. Kandi isabato y'Abayuda yari matter of life or death, cyari ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo wayangaga waricwaga, ntabwo umuntu yacibwaga gusa kandi Abayuda bari bafite ubutwari n'ububasha bihaye kuko ntabwo ari Imana yabubahaye bwo guhana ku buryo umuntu yavugaga ibintu ari ku ntebe ya Mose from Moses Cathedral. Urumva umuntu uri ku ntebe ya Mose iyo yavugaga ikintu ubwo icyo kintu cyari infallible, ntabwo cyera nk'ikintu kitibeshya kivuye ku Mana. Kandi umuntu wese yabaga agomba to-submit, yabaga agomba kucyemera ku bubi bwiza ku buryo bashobora no gupfa. Uyu munsi nanone bagiye kuzashyiraho itegeko from Peter's Cathedral, aba bari ku ntebe ya Petero kandi ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu kandi ni itegeko ripfuye. Nicyo icyumweru ntabwo ari umunsi, ntabwo ari isabato. Aha rero niho ruzingiye. Iki ni ikibazo cy'iminsi y'imperuka kandi uretse gusoma umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yesu igice cya 13 aravuga ngo bari mu isi bose bazagenza gute? Bazaramya inyamaswa. Muvandimwe rero reka nsoreza ahangaha sabira buri muntu wese wakurikiye ibiganiro kugira ngo yongere yisubiremo. Amahitamo ari imbere yacu, amahitamo ari imbere yawe. Mbese uremera guhitamo iki? Uremera guhitamo ukuri ugakurikira Imana ukaruhuka umunsi w'isabato, cyangwa uremera gukomeza kugendera mu kinyoma ndetse bidatinze ubwo bizaba bibaye n'itegeko? Ese uzahitamo iki? Amahitamo ubundi umuntu akwiye kuyakora uyu munsi none kuko ejo sahacu, kuko kugendera mu mwijima, mu bihimbano by'abantu, mu binyoma, mu migenzo nta kintu bigenje gute, nta kintu bimaze. Uretse Yesu wabohoye abantu ku migenzo y'Abayuda, ni nawe dushobora kwakira uyu munsi akatubohora ku migenzo y'amadini n'amatorero muri iki gihe. Tudafite Yesu, tutagendeye mu mucyo ari we Kristo, ntabwo bishoboka. Rero Uwiteka dufashe kandi ndanashishikariza cyane by'umwihariko abantu bafite isabato y'ukuri bisuzume. Isabato yo ku munsi wa karindwi ubwo niyo mvuga Saturday, bayiruhuka bisuzume barebe ko bagendana n'Imana neza kuri buri ngingo yose, barebe yuko nta bindi bintu bayitwikirije nanone ku buryo isabato itakiri umunsi w'umunezero. Twarabibonye mu ijoro ryashize bashaka kongera indi mihango, ugasanga isabato yararemereye nk'uko Abayuda bari barayiremereje abantu bakagira n'ubwo bayanga. Uzi ko Abayuda niyo bacaga kuri pome yaguye ku giti ntibaremewe kuyitora. Ubushize wavuze ibyo gutwara naratangaye amagambo nasomye ko no gutwara mushwa kwihanagura bitemewe, ku buryo iyo mushwa bigomba kuba iziritse ku mwenda wambaye, biba ari umwenda umwe atari ikindi kintu utwaye. Urumva nk'ibintu ukuntu bari barabiremereye. Byari biremereye cyane. Iyi nzu yawe yashyaga
ntiwari wemerewe kwinjiramo ngo ugire poropa tuvanamo. Icyakora hari ikintu, niba ari umwana, niba ari inka yari irimo bashobora gukiza ubugingo bw'icyo kintu, ari ukuvuga ngo uteruye intebe urayisohoye ngo idashye, ibyo ntabwo byari byemewe. Nk'ibyo bintu twisuzume turebe ko natwe mu ruhukiro y'isabato uyu munsi twasomye ibintu byiza cyane, uburyo isabato ari umunsi wo kugira ngo itugwe neza, dusabane n'Imana, twishime. Imana rero tugirire neza. Ariko se turarenga yenda ukoresha umunota umwe gusa, hari imigenzo yaba iri kwaduka mu bantu b'Imana bakomeza isabato, bashaka kongera kuri iyi sabato ku buryo itangiye kuba kongera kuremera. Ntabwo turi kubivuga. Uyu munsi hari abantu batoga, hari abantu batoga ku isabato rwose. Yego, hafashe icyemezo uravuga bati uko byaba bimeze kose njye nabanye nabo mu matsinda nagiye nyasura. Iyo abantu bafashe icyemezo baba bati ntabwo ku isabato nta murimo wemerewe gukorwa, nta murimo wemerewe gukorwa, kandi igihe usa amazi ugiye koga ibi bintu ni iki? Ni icyaha n'umurimo. Rero muzajya mwoga isabato itaratangira, muzongere koga isabato yarangiye gute? Nta kibazo mfitanye no koga cyangwa kutoga. Ushobora no kutoga wenda kubera izindi mpamvu no mu yindi minsi, ariko nta isabato mu by'ukuri iri muri iyo cyerekezo, sibyo? Ku buryo cyanabaye impaka ndende, baravuga bati ese umuntu wenda uri nk'umukobwa uri mu gihe cy'imihango azajya mu materaniro atoze, abantu bashyuha cyane. Nyine ukabona ku isabato abantu batangiye kubaremerera. Uyu munsi hari umuntu twaganiriye, arambwira ati hari ahantu nsengera hatwigishije yuko nta muntu ugomba gushyushya ibiryo ku isabato. None buri gihe bitewe na klima y'iwanjye, iyo ntetse ibyo kurya bucya byahagaze, nkabimena ubu ku isabato sinyirya. Uri kumva cyangwa nkarya ibintu ntateguye nyine bikeya, kuko ibindi byagenje gute? Kuko ibindi byapfuye. Abandi bafashe icyemezo bati ku isabato tuzajya turya imbuto zonyine, nta kurya ibiryo, kuko ibiryo nta kuntu wabirya bikonje, byagenda gushyushya. Urumva? Hari isabato gushyushya ntabwo ari ikibazo. Hari n'abashyizeho indi porogaramu yo gutangira isabato, ko isabato itangira saa 9. Bashyiraho amasaha, bati saa 9, ku buryo ibintu usanga abantu byabaremereye muri ubwo buryo. Ntabwo binahuje n'ijambo ry'Imana. Ijambo ryo twireba ko isabato itangira izuba rirenze. Izuba rirenze saa 9. Urumva? Rero utwo tuntu abantu bagenda bishyiriraho bihimbira dushobora kuzabaremerera, tugatuma bihinduka umutwaro ku buryo urugendo batazarurangiza. Imana itugirire neza muvandimwe Eric. Icyo nifuza ni ubugingo buhoraho, kandi nicyo nkwifuriza, nicyo nifuriza umuntu wese wadukurikiye, kugira ngo kuko Yesu yaravuze ngo ijambo ryawe ni Dawidi wabivuze ari kubwira Imana, aho ngo Zaburi 119:105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Niba ijambo ry'Imana rivangiwe, ubu wa mucyo uhindutse umwijima. Niba umucyo uhindutse umwijima biragenda bite? Ni ukuyoba. Rero niyo mpamvu tuba tugomba gushyira umucyo uhagije ku byanditswe byera, kugira ngo igihe abantu biga, igihe turi muri uru rugendo, kuko ari ibyanditswe byera bigomba kutuyobora, tube dufite umucyo uhagije kugira ngo tuzagere iwacu amahoro. Imana rero idushoboze, kandi ni ukuri Imana yonyine niyo ibizi igihe tuzagera mu ijuru. Abantu benshi bazaba baravuye muri ubu bubata, muri iyi migenzo, nawe twese kandi niho twavuye. Mbese tuzicara twivuga ibyivugo urugamba rurangiye, kuko imigenzo ni myinshi iravuka umunsi ku munsi. Rero dukeneye umucyo w'ijambo ry'Imana kugira ngo rigende ritumurikira kuri buri ntambwe. Imana rero guha umugisha muvandimwe Eric kuba warateguye iyi porogaramu, kandi nashimishijwe no kubona nabashije kuganira na bene data, kandi Imana nibishima tuzongera tugire ibindi bihe kugira ngo tuganire no ku zindi ngingo z'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, ninjye wagushimira n'ababanye natwe uburyo wadufashe mu ijambo ry'Imana. Hari umwe wanganirije ku kiganiro cya mbere twakoze, avuga ati uriya muntu atubwira ibintu bikomeye cyane, kandi anashima uburyo bitangamo. Imana yaguhaye uburyo bwiza bwo gutanga mesaje, nawe Imana iguha umugisha rero ku gihe gitoya tumaranye, kandi niringiye ko atari ubu ngubu tubanye gusa, n'ubutane tuguhamagara uzitaba. Imana nibidushoboza. Nshimiye rero bene data nabo bakomeje kubana natwe muri ibi byigisho byatufashaga kwinjira neza mu gihe cya Yesu, no kureba ingorane abayuda bahuye nabyo kugira ngo baze kunyuranya n'umuremyi wabo, ntibakire Kristo babwirizaga yuko ari hafi kuza. Ubu rero noneho tugiye kwinjira byimbitse
mu mibereho ya Kristo n'abandi bavandimwe bazabana natwe, batwereke se Kristo yabyitwayemo ate. Ese Kristo yasengaga ku wa mbere cyangwa yasengaga ku isabato? Ese Kristo ibi bintu yakoze ku isabato byari bisobanuye iki? Ni ayahe mategeko yishe mu mategeko yanditse mu byanditswe byera, cyangwa se ni ya mihango Olivier amaze iminsi atuganira? Ibyo nibyo tuzakurikizaho. Nongeye kwareka bene data kugira ngo bazabane natwe. Igihe cyatujyanye, ngushimiye byinshi batubwiye, na bene data wabahaye icyifuzo bafiteho, aho twasuza n'isengesho bongera kudusengera. Mana yacu turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amina. Urakoze cyane kuko dukunda kandi twitaho. Ntabwo wishimira ko tuguma mu mwijima, niyo mpamvu igihe isi yari igeze ahakomeye amateka y'inyokomuntu wohereje Yesu kugira ngo aze yongere kutumurikira, maze yitangaho icyitegererezo nk'inzira n'ukuri mu bugingo. Kandi abagiye mu ijuru yadusigiye ijambo ryawe kugira ngo rituyobore, riduhindukire umucyo, umurikire inzira zacu. Tugushimiye ko waduhaye ibihe byiza, ugatuma ino cano ibaho kugira ngo abantu bahabwe ijambo ry'Imana. Ndagusaba Data kugira ngo uhire umurimo wawe ukorerwa kuri iyi cano, kandi by'umwihariko ibi byigisho tumaze kwiga buri wese uzabyumva, ndakwinginga kugira ngo bizakore ku mutima we, abone yuko nta kindi kintu akwiriye guhitamo uretse kuyoborwa n'ukuri kwawe, kuri kw'ijambo ryawe, kurenza ibintu byose biboneka mu migenzo cyangwa se ibyo abwirwa n'abayobozi bo mu by'idini, ibyo abwirwa n'abapasitori, n'abapadiri n'abandi, n'abashehe, n'ababishopu, kuko bo bose bashobora kuyoba, ariko ijambo ryawe ntirishobora kuyoba. Dushoboze no kugukurikira, dushoboze gukurikira ijambo ryawe, kandi nabo bose batuyobora igihe batubwira ibihwanye n'ijambo ryawe, uduhe kumvira inama zikomoka mu ijambo ryawe. Ubu nubwo ukomeze kubana natwe, kandi uzaturinde ko umuhati wacu wazaba impfabusa, aho ku iherezo ry'uru rugendo uzaduhe kuba mu mugambi bwawe, atari uko tubikwiriye, ahubwo n'imbabazi zawe uzaturinde gusigara muri iyi si, ahubwo dushoboze kuzabana nawe mu mugambi utazahanuka. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen.